Muri Rayon Sport umutoza wa Sport yemeje abakinyi 15 bitwe neza cyane ku mukino wahuzaga Rayon Sport na Gorilla Football Club n'abakinyi. Umutoza yavuze ati equipe yabonetse, uti rero bimeze bitaba makuru ndaje nkubwire abakinyi. Umutoza yavuze ati ahanga rero ndemeye, ariko hari n'abandi bakinyi bitwaye nabi cyane. Umutoza yavuze ati abakinyi kugira ngo bazagaruke mu kibuga ibintu birakomeye cyane. Ikindi muri equipe ya Sport ngiye kugarukaho ni ibintu bitatu byonyine byatumye Shadrack Bingibero atagaragara kuri iyi match. Ese byagenze bite? Ndahera ku myitozo imaze imisi ba. Ese byagenze bite kugira ngo Shadrack Bingibero atagaragara kuri iyi match? Abakunze Sport abwiye ngo bamanutse nahoze numva ishyorongi bo ngo bajyamye ikintu ngo bariho cyangwa se gahunda ngo no kugomeza gufata abantu mu gihe muri Rayon Sport abonye Rayon Sport pass yakubitaga hariya ingoma. Abishyorongi bo ibintu birabakomereye mu gihe mu Nzove ibintu bimeze neza cyane. Abariyo baraye neza, munyandike muri comment mumbwire muti tumeze neza cyane. Ndaje mbabwire rwose abakinyi 15 umutoza yavuze ati wow, congratulations abatanga ndemeye kabisa. Kinyi 15 rwose umutoza yavuze ati byibuze equipe yabonetse, abandi bazajya bishakamo ibisubizo. Ikindi naza kugarukaho muri Rayon Sport n'abakinyi babiri bamaze imisi bavugwa muri equipe ya Sport ni Yves Habimana na Yves Mugunga. Aba bakinyi ku munsi w'ejo kuwa kabiri habaye inama bari kureba ese nde mukinyi urasinya, ariko byarangiye aba bakinyi bose bashobora gusinya equipe ya Sport. Utiro byagenze bite? Aba bakinyi uko ari babiri bashobora gusinya equipe ya Sport, ariko ejo habaye inama baganiriye umwanya munini cyane bareba ese umukinyi, kuko aba bakinyi bose amafaranga bazagugwa bose amafaranga arangana. Aho byari bigeze no kuranga ngo ese ninde mukinyi dukeneye kurusha undi, ariko byarangiye bumvikanye ko bose bashobora gusinya equipe ya Sport, ariko ibya Pavel Nzira byo never nabihari. So rero nizere ko abakunze Sport mwese muhari bose. Iyi nkuru n'abandi bantu nyikoreye bazaniye zandani, bazaniye imiripuko, bazaniye inkuru idasanzwe cyane. Nizere ko n'umuntu wese utarakanda subscribe uyu mwanya ni muzima cyane yakora kuri subscribe ku munsi w'ejo. Ubwo nagiye kandi umuntu wese utakanda subscribe nakandi subscribe twagiye. Ubu ngubu Rayon Sport umuvuduko nabonye iri gukiniraho ubu nanjye niwo muvuduko ngiye kujya nkoreraho. Nabonye match igiye kurangira, nabonye passe bakubise, navuze ati rero umuntu wese ahisemo gufana equipe ya Sport, reka nkubwire equipe ya Sport imeze neza cyane. Nta muntu ufana Sport wasanga n'umujinya, wasanga n'agahinda, wasanga atameze neza cyane. Mu gihe abakunzi ba APR Football Club mu gihe APR niyo yatsinze usanga batanyuzwe ngo na mutoza ngo yadefandaga ngo yagira gute, ariko Rayon Sport yimeze neza brother. Ubu ndumva gose umutima wanjye urimo akantu kameze neza meze neza cyane. Ku munsi w'ejo rero habaye inama bari kureba ngo ese ninde urasimbura Biramahira Beti. Ejo habaye inama rero uwitwa Yves Habimana yavuganye na Rayon Sport ko equipe ya Rutsiro ishaka miliyoni 8. Noneho Yves Habimana we agahita agenda akanegosia na Rayon Sport umushahara azahembwa. Yves Habimana we nta mafaranga Rayon Sport izamuha, amafaranga Rayon Sport izasohora na amafaranga azajya muri Rutsiro miliyoni 8. Bivuze ngo Yves ni ushaka Rayon Sport cyane. Kuri Mugunga Yves we arashaka miliyoni 8 ku myaka 2 gusa, na Yves nawe ni imyaka 2. Inama yabaye ku munsi w'ejo rero bavuze ko umukinyi baragura cyangwa se umukinyi bemeranyijeho bose ni Yves Habimana. Ibya Mugunga rero nguti byaje kwivanga mu gute. Yves Habimana Mugunga Yves sori gato abakinyi baritiranwa mu mbabarire rwose. Akunze Sport batagira ngo nabwiye ugiye kujya nakorera ku muvuduko nk'uwa Rayon Sport nabonye iri gukinira ibintu birakomeye cyane. Kuri Mugunga Yves bavuze bati ko Mugunga Yves ariko dusaba miliyoni 8 ku myaka 2 nyine, ariko nayo mafaranga bazagenda bayamuha mu bice. Nta Mugunga Yves we yabwiye ati mwebwe amafaranga zi miliyoni 8 muzagenda mu yami bice nyine bagenda, ariko bamwe mu bari muri iyo nama nabo bavuze ati se miliyoni 8 kari meshe Mugunga Yves maze igihe kingana gutya adakina koko.
rero baravuze bati aba bakinyi bose reka tugire gute tubafate, noneho baze bagire gute bagwanira umwanya, kuko Yves Habimana we ashobora no gukina ku ruhande rw'iburyo, ashobora kugira gute baze bagire gute bahanganira umwanya na Shadrack Bing Bella. Ku munsi w'ejo bavuze ati abakinyi bose nta kibazo baza, kubera ko na miliyoni 16 ku bakinyi babiri ni amafaranga, kandi bose usanga bashobora kuzajya bahemba 800,000, ariko Mugunga Yves we ngarashaka miliyoni 1 ku kwezi, ariko ayo mafaranga ya Sport nayo yamuha. So rero uyu munsi kubera ko Rayon Sport ifite match izi dire zo gusinyisha abakinyi banze kwiga bazijyamo, ariko ku munsi w'ejo kuwa 4 ejo uwa mbere wasinya ni Yves Habimana, uwa mbere wasinya ni Yves Habimana, ariko ejo inama irangiye bavuze ati Mugunga Yves nawe mu bitekerezeho, Mugunga Yves nawe ashobora gusinya equipe ya Sport bagasinya ari babiri, ariko sinzi. So rero nuko byari bifashe cyaze nuko byari byihagaze mu nama yabaye ku munsi w'ejo. Twagiye ku bakinyi rero kugira ngo nze kuza gukomoza kwitwa Shadrack Bing Bella, abakunza Sport yonje nawunza n'ubusabusa, yonje mbanje ku bakinyi rero Rayon Sport. Abakinyi nababwiye baraza kubanzamo ku bantu twabanye 11 nababwiye ku isaha saa 7 hahindutsemo umukinyi umwe wenyine ari we Tony Sekitoga. Abandi bakinyi bose nababwiye bose babanje mu kibuga. Izo ndabyo mugomba kuziba. Abanyongeye mba nageze mu nzove mw'abantu mba nageze sibabwira mba nageze mu nzove 11 bose hahindutsemo umukinyi umwe ari we Tony Sekitoga. Abandi bose Nizama Idrissa Kuyate Ax, abakinyi batatu barimo Fabrice Kabange ndetse na Emery Bayisenge. Aho bita hagati mu kibuga harimo na Mabure Mohamed Shetambwe Guruwari, ku mpande cyangwa se ku ba wing back hariho Musore Prince ndetse na Selomo Al, abataka babiri Paplay ndetse n'uwitwa Tony Sekitoga. Iyo equipe niyo nari navuze gose uretse Tony Sekitoga wenyine, ariko abo bandi nibo nari nababwiye. Rero ndeka mabwiye Rayon Sport igiza bifite match mabwiye ati 11 ngaba muzagiye mukurikirana mumenye ngo bimeze bite uko imyitozo yanyuma. Amakuru ndakurura ngahita menya ngo abakinye muri equipe ya mbere nabanga rero. Sasa rero utiriyo byaye byifashe gute? Ndahera ku muzamu Idrissa Kuyate. Umutoza rero bimwe mu bintu yakunze kuri uyu munsi ku muzamu Idrissa Kuyate, yakunze uburyo ari gukinisha amaguru neza cyane. Idrissa Kuyate arimo kandi yanakoze save uyu munsi rwose. Umutoza yavuze ati uburyo ari gukinisha amaguru ndetse n'uburyo yazamuye urwego. Umutoza yavuze ati congratulations, yavuze ati rwose umuzamu Idrissa Kuyate rwose arimo aragira gute, arimo ari komaga katoza. Umutoza kuvuga ati uburyo yaje abantu bavuga abanyamakuru bati umuzamu, arimo avuga ati wa congratulations uwo umuzamu Idrissa Kuyate. Undi mukinyi Emery Bayisenge ahangaho iyo uhageze uramanza ugatera isari ukavuga ati uyu mukinyi ari impeccable cyane. Avuga ati Emery Bayisenge arimo akina nk'umukapite, nyuma yo gutsinda igitego arimo adefanda neza. Emery Bayisenge kabisa uburyo yaje umutoza bamubwira bati Emery ari kuvuga ati wow, mbonye mu defenseur ba Aimable bazaza bagwane, bazaza bakubitane barushema Chris ba Youssou Diagne, ibyo birabareba. Ariko Emery Bayisenge umutoza ntabwo ateze kugira ute nta na rimwe asamukuramo. Undi mukinyi mana yise n'ijuru yitwa Fabrice. Umutoza avuga ati wow congratulations uyu mwana ndabaza kumuzamura. Yavuze ati umwana ndaza kumuzamura. Abakinyi bayira umutoza agomba kuzamura mu equipe ya Sport akabashira ku rundi rwego ni Saint Paul Jesus ndetse na Fabrice. Aba bakinyi umutoza avuze ati ngiye kuzabahereza umwanya bakine, kuko yavuze ati Fabrice uburyo yakinye uburyo rwose yabangamiye abakinyi ba Gorilla. Umutoza avuze ati congratulations nawe rwose. Avuze ati nawe uyu munsi rwose witwaye neza cyane. Undi mukinyi Kabange we ni ibisanzwe. Umutoza avuga ati usanga Kabange ahora ku rwego rwiza, ahora ku rwego rumwe, ahora ari umukinyi uri hejuru. Umutoza we avuga ati ahanga rwose iyi defense ubundi umutoza niyo yemera iyi defense y'aba bakinyi batatu buri gihe rwose usanga yakinye neza cyane cyane. Kuri Nendwe Mabure kuri gatandatu rero Nendwe Mabure yarafite mission cyangwa se yarafite condition imwe ivuga ngo Mose Ngutansere ntabwo agomba gushota no kumubangamira, kuko Mose Ngutansere mu gice cya mbere ntabwo yigeze agaragara.
umutoza yari ahaye misiyo igira iti Mose Ngutansere agomba kujya gute kubona uko ashota, kubona espace yo gushoteramo. Ntabwo Aimable rero yanabikoze neza. Umutoza yavuze ati igihe Rayon Sports izaba ifite ikipe ikomeye nko kuri APR, igihe Rayon Sports izaba yahuye na APR, ntabwo Aimable azafata uwitwa Memel Dao azamujisha cyane. Umutoza yavuze ati wow, congratulations. Undi mukinyi umutoza hari byavuga ati abyesiri dizurize kwa yitwaye neza cyane. Serumogo R yagerageje, yumva tactique z'umutoza cyane. Serumogo R ndetse natambuye Guruwari gake, ariko we ntago ari cyane. Yitwaye neza ariko bitari cyane na bidakabije, ari hagati no hagati. So rero ku bandi bakinyi umutoza yavuze ati congratulations, yagiye avuga ati wow, harimo umuzamu Yves Mugisha Yves kabisa, ariko uyu mupeti afite metero 1.90 na kandi kabisa. Uyu mupeti ni muremure cyane. Umutoza hari umupira yakuyemo igitego kigiye kujyamo kubera kuntu ari muremure, ahita agira gute, ahita awushira muri kona. So umuzamu rero umutoza yavuze ati uyu mupeti nawe arimo arazamuka neza cyane, yitwa Mugisha Yves. Uyu muzamu umutoza Rushema Kisa ko yakinnye iminota mike cyane. Undi mukinyi yitwa Cindy Paul Jesus, mana y'isi n'ijuru. Umutoza yavuze ati aba bana ndaza kubazamura, ndaza kubashira muri ikipe y'igihugu Amavubi. Undi mukinyi yitwa Sefu. Wow, Sefu ko yagarutse mw'abantu. Sefu nakubwiza ukuri, Sefu erega agiye no gusinya, aravuze ati ngiyewe ndaje. Sefu umutoza avuga ati Nahirwe Aimable azagera akina, ariko Sefu kuri ubundi Nahirwe Aimable n'icyatumye ajyamo ni Mose Ngutansere, ariko Sefu gose umutoza avuga ati wow, avivura avuga ati uyu nguyu niwe nimero 6 nshaka. Aimable kabisa. Abandi bakinyi umutoza ajya agarukaho barimo Bigirimana Bedi, man isinira bati man Bigirimana Bedi one Bigirimana Bedi nawe yarari ku ruhande rw'abandi bakinyi bitwaye neza cyane. Undi mukinyi witwaye neza cyane kuri uyu munsi ndacyabavuga mw'abantu, undi mukinyi Adama Bakayoko cyane. Umutoza nawe yabikunze, iminota yayikinye neza cyane. Ngira ngo urebye n'abakinyi bagiye basimbura benshi bamwe bakinye n'iminota mikeya, ariko wenda kanjye no kubakinyi umutoza yavuze ati abakinyi bambeshye pe, aba bakinyi kugira ngo bazagaruke mu kibuga biragoye. Ndakubwira ko umukinyi wa mbere yitwa Paplay. Uyu mukinyi wabonye ikarita y'umuhondo yubona rwose karita rwose tari y'umupro, karita kujugunya umupira. Abaza ati Paplay rwose aragera kuri muri equipe ya kabiri. Uwitwa Richard Ndayishimiye arajya muri equipe ya kabiri. Uwitwa Musore Prince arajya muri equipe ya kabiri mu myitozo mu Nzove. Azizi Basa muri equipe ya kabiri mu Nzove. Urumva uko gahunda ziteye, ari abakinyi ne umutoza arebye uyu munsi akavuga ati cyane nka Paplay ndetse Ndayishimiye Richard gose abakinyi uyu munsi bakinye nabi cyane. Umutoza azataba ngaba barajya muri equipe ya kabiri mu myitozo yo mu Nzove. So rero ngira ngo ariko ngabanya amagambo. So kuri Shadrack Bingi Bello abo ni wengezo cyane. Shadrack Bingi Bello imyitozo yahereye ku cyumweru ku wa mbere ku wa kabiri. Imyitozo wa mbere ku wa kabiri. Shadrack rero uti byagenze bite kugira ngo ku mukino w'uyu munsi atagaragara mu myitozo ejo ku wa kabiri? Yabaye ku wa kabiri, imyitozo yabaye ku wa kabiri, yagonganye n'umudefenseur Imbatse Imana Aimable, sinzi ubudefenseur bagonganye. Shadrack yari afite imvune ariko idakomeye. Shadrack yari afite imvune idakomeye. Yari afite imvune ariko nanone kubujya atakina. Kujya atakina ariko ejo yaragize gute, yahuye n'ikibazo, yagize akanoke, yaravunitse nyine ku munsi w'ejo ku myitozo gose, kandi bakoze n'imyitozo ikomeye cyane, bakoze mu gitondo no ku mugoroba. Shadrack rero azagungana n'umudefenseur agira kanoke, byarangiye uyu munsi adakinya. Ariko ikindi navuga kuri Shadrack, umutoza yagombaga no kureba abandi bakinyi barimo Paplay,
rwose yarebye urwego rwo aravuga ati kabisa. Kuri Tony Sekitoga nari namwibagiye uyu mupeti kabisa. Tony Sekitoga gahunda ze uko zihagaze, umutoza rero ka Tony Sekitoga, umutoza ari uburyo atajya kavuga mu buryo burambuye, kubera ko hari n'igitego kawushije ubona ko ni azanyemo ubwana bwishi, igitego yahushije azanamo ubwana bwishi. Umutoza abona Tony Sekitoga ari umukinnyi mwiza, ariko nanone atindana baro cyane, nuko nabivuga. Gusa nawe uyu munsi yagize iminota kina neza, ariko cya gitego yahushije buriya cyamumanurira amanota. Ndetse n'uwitwa Paplera ari umupira yashoreye rwose, nimba yagize ngo ari muroruje, nimba byagenze bite. So rero urebye uyu munsi nibyo navuga, ariko Shadrack Bingibero nuko rwose byagenze. Umuntu wese ugeze hano arakiye muri comments ambwira ati ndageze cyane, ndageze, abwira ati akaponda hageze. So rero kababwire ngo amakuru cyangwa se amakuru yandi ni ku munsi w'ejo. Mugire ijoro ryiza cyane aho muri hose.